nahuye n'umugenga w'ibihe Yesu taburukwa bigeza avuga rimwe byose biremera none igikombe cyanjye kiraseseka nahuye Yesu wacu taburukwa bigeza avuga Imana ibaha umugisha biremera none igikombe cyanjye kirasesekaye nahuye n'umugenga w'ibihe Yesu wacu taburukwa bigeza Yesu taburukwa bigeza avuga rimwe byose biremera none igikombe cyanjye kirasesekaye mbega amahoro umwami Yesu ategetse umwami Yesu we umwami Yesu ategetse umwami Yesu we umwami Yesu ategetse mbega amahoro yakuzura isi umwami Yesu we umwami Yesu ategetse umwami Yesu we umwami Yesu ategetse umwami Yesu we haleluya haleluya ariko ye umunsi tuzobyinira mu minembwe kino gisirimba ngo mbaho umunota umwe tibura Yesu shimwe nanje nje umwuka ga nta kundi nagerageza ariko munyemere mvuge mu cyongereza kugira ngo abana bari hano nabo bumve ndagira ngo twese tuzicyongereza I will try to speak in English so that the youth can get something. Thank you very much for turning up. Mwakoze cyane kuboneka hano. Look at you, you're very very into this. Most of you are young. Kandi murasa n'abantu bafite inyota. I'm very happy to see you here today. Ndabyishimiye mu byukuri kubabona mwese. First of all, before we even starting to talk, I want to make some really important, I would say, recognition. Reka mbere yuko ngira icyo mvuga mbanze nshimire abantu. Whoever was here, or whoever who turned up at the protest in Washington D.C., is there anybody else here? Hari abantu bagiye muri Washington DC kwigaragambya. I would love for you guys to stand up a little bit. Nyabuna muhaguruke mwoka byaramwe. Aba bantu mubona hangaha bahinduye amateka y'isi. They paid their ticket from Phoenix. Bishuye amatike yabo kuva muri Phoenix. And I think the number that we had from the Phoenix area was about 60 to 65 people. Abantu bari bavuye muri Phoenix ndakeka kuko bari hagati ya 60 na 65. So credit to you. Thank you very much for guys for turning up. Bashimira cyane. You made history.
You made history. mwahinduye amateka. That protest was the first protest that any Banyamulenge has ever done in the world. iriya myigaragambyo yabaye iya mbere mu mateka And y'Abanyamulenge. this is credit to everybody who turned up, everybody who Kandi paid. ibyo ngibyo turabishimira mwebwe, And this is something that you guys should take heart to. kandi mu by'ukuri mwagombye kubishyiraho umutima mwese, Because our people need your voice. kubera kuko abantu bacu aho bari barabakeneye, bakeneye amajwi yanyu. Wherever they are back home Aho in bari difficulties, mu rugo iwacu, they need to know that you guys stand with them. bakeneye kumva no kumenya kuko muri kumwe muhagararanye. And that is why we had that protest in Rero niyo DC. mpamvu twahagurutse tujayo kugira ngo twigaragaze. We should continue to do that. Tuzakomeza kubikora, We should continue to remind the world tuzakomeza kwibutsa isi that our people matter wherever they kuko are. abantu bacu bakeneye kubaho. So don't sleep, don't wait. When we call you to go back to DC, Rero please stand up. woryama aho waba uri hose, umunsi tuzaguhamagara uzabe witeguye. Thank you very much for that. Murakoze cyane. I would like to thank Daniel for organizing this thing. Turashimira Daniel wateguye iki gikorwa, I would like to thank the youth, our president youth, Thierry over there. kandi turashimira umuyobozi w'urubyiruko Thierry uri hariya. He was the first one to get a ticket to DC. Niwe muntu waguze tike ya mbere yo kuja muri Washington DC. Thank you so much, Thierry. Turagushimira cyane. I'll give back the word to Daniel. Reka Thank you. nsubize umwanya kwa Daniel.
bagushime bose baguhimbaze. Musaraba wa Yesu wamenetse amaraso waduhuje n'Imana we. Musaraba wa Yesu wamenetse amaraso waduhuje n'Imana. umunsi tuzobyinira mu minembwe kino gisirimba
ngo mbaho umunota umwe tibura. uku ni ugutinda gushaka ndore yaribagiwe kandi ufite amasoso. Umusore wese ufite amasoso atarashaka uzogira uruhare utaragira umugore bizaba bikurangiranye. Rero niba ufite amasoso ushake hakiri kare, mushake hakiri kare. Uruhara ntabwo ari rwiza, hari ukuntu rutaza rufatika. Eda wogira ifaranga nyinshi bakagukunda utazibonye ubugiye buroso. Rero abantu bafite amasoso mushaka bagene. Rero tugiye guhamagara aba judges